urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Indirimbo turi gukurikirana ni indirimbo igisobanuro cy'urupfu, ikaba ari indirimbo y'umuhanzi Kizito Mihigo, umuhanzi twibuka tukaba tumwibuka nyuma y'umwaka ushize atuvuyemo. Nkaba nongera kubibutsa ko turi no muri gahunda yo gusoza icyumweru twahariye ibiganiro bitandukanye bigaruka kuri Kizito Mihigo. Iyi ndirimbo igisobanuro cy'urupfu nta washidikanya ko ari yo yabaye imbarutso yo kugira ngo tubure umuhanzi nk'uyu nguyu, umuhanzi w'imena. Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi mudukurikirana mu biganiro byacu bitandukanye. Iki ni igice cya kabiri cy'ikiganiro twabagejejeho mu cyumweru cyashize, ubwo hari ku itariki ya 17 umunsi dutangiraho twibuka umuhanzi Kizito Mihigo. Twakoze igitaramo benshi mwakunze, tukaba icyo gitaramo twaragikoranye n'abahanzi bamenye ndetse bagakorana na Kizito Mihigo. Mwarababonye Byumvuhore Jean Baptiste ndetse na Samputu Jean Paul. Muri iki gitaramo kandi harimo Masabo Nyangezi. By'umwihariko muri iki gitaramo kandi tukaba twari turi kumwe n'umuyobozi wa KMP Mademoiselle Uwituze Delphine. Ni ikiganiro benshi mwatugaragarije ko mwakunze ibyo aba bahanzi bavuze, bagaruka ku buryo bamenye umuhanzi Kizito Mihigo, bakanatubwira kandi uko bakiriye urupfu rwa Kizito Mihigo. Turongera kubashimira cyane kuba baraje muri iki gice cya mbere cy'ikiganiro, n'ubu ngubu tukaba turi kumwe nabo mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro. Urupfu rwa Kizito Mihigo rwakoze kuri benshi mu muryango nyarwanda, cyane cyane ko ubutumwa bwe bwari bwihariye mu ndirimbo yatangaga. Reka mbibutse ko mu gice cya mbere cy'ikiganiro twabagejejeho twagisozereje aho twari dutangiye kureba bimwe mu bikorwa byigaragaje nyuma y'urupfu rwa Kizito Mihigo. Reka kandi mbibutse ko icyo gihe twari dutangiye kuganira aho umuhanzi Byumvuhore Jean Baptiste yatubwiraga impamvu yatumye ahimba indirimbo yise ngo Rwanda duhura. Akaba ari indirimbo yahanze agaragaza ko leta y'u Rwanda ihohotera abahanzi barimo na Kizito Mihigo. Muri iki gice cya kabiri cy'iki kiganiro akaba ari naho dukomereza Byumvuhore adusobanurira impamvu indirimbo igisobanuro cy'urupfu itari gutuma umuhanzi Kizito Mihigo yicwa, ndetse akanatubwira impamvu yatumye ahimba iriya ndirimbo. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro igice cya kabiri, nongera kandi kwihanganisha mwebwe mwese mwamenye cyangwa se mukumva umuhanzi Kizito Mihigo. By'umwihariko iki cyumweru cyaranzwe n'ibikorwa bitandukanye birimo amasengesho, indirimbo ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ibi kandi bizakomeza mu rwego rwo kwibuka umuhanzi Kizito Mihigo. Urupfu dore igisobanuro cyarwo, dore uko ndubona, dore uko ndumva mu myemerere. Iyo hagira umuntu ujya kujya impaka
yari kuba eglise katolika yari kuvuga iti wa mwana wiwe ibyo twigisha ibi ntabwo birimo, aho kuvuga ngo perezida yarakaye cyangwa se umutegetsi mu indirimbo ntabwo yayikunze. Buriya hari ukuntu Kizito yashoboraga kubaho, indirimbo ikabaho na perezida akabaho. Uko bizagenda byanze bikunze bazayisiga bose, indirimbo yizabaho nta kizayihagarika. Hagombye ikintu kizajya cyumvisha abategetsi kwiga kubana n'iby'abahanzi bahanga. Abahanzi barahanga, ntabwo bakora politike, ni umuhamagaro wabo. Hari ibyo bavuga yenda nabo batumva bizaza. Ntihazagire umuntu uzongera gufungwa cyangwa ngo yicwe ngo kubera ko yakoze igihangano. Niyo mpamvu ubwo rero nk'iyo ndirimbo noneho ubwo nyigarutseho, navuze ni ngiye gukora indirimbo nsabe badohore, u Rwanda rudohore ntizongere kwica abahanzi. Sinzi niba mwarumvise ko nakoresheje ijambo kudohora. Dohora no kuvuga ko iyo bakuziritse ingoyi bakuzirikiye inyuma amaboko. Iyo bavuze ngo dohora ntabwo wagira ngo bakure, ko ntabwo ari kugira ngo bayikuvana, no kugira ngo boroshye. Gihe twanapfuye ubusa nta nubwo nasabaga ngo barekeraho kwica. Byumvuhore bisobanure neza. Nge nagize ngo wavugaga ko batagomba gukomeza kwica. No, navuze dohora. Nuvuga ngo gabanya ingoyi, genda wice bake ariko wikabya birakabye. Ubu na Jean Paul buramwishe ko. Ariko byumvuhore bice bakeya ku kibo se bagomba gupfa, kandi ntabwo mbona ko ari n'umwe wagombye no gupfa. Byumvuhore inangaha hari inama muri Belgique, umudamu w'umuzairoise igeze kujya mu asosiyale be, ahabwa ati muzanyingingira umugabo wanjye s'il vous plaît ajya nkubita rimwe mu cyumweru. Hano mu asosiyale ahabwa ati kubera iki se agomba gukubita? No ati no one rope jamais, ntabwo no frappe pas les femmes. Umugore ahabwa ati none ko nkubita buri munsi. Yego. Nasabye badohore impfu zigabanuke, yenda ze kurangira ariko zigabanuke. Nibyo nasabye. Voilà. Ndumva mu byo navuze igisubizo kirimo mu byo. Ngewe ku bwanjye igisubizo kirimo, ngira ngo biranasobanutse. Yenda ndakugarukaho mu mwanya, ariko reka twibukiranye Samputu. Icyo gihe wagaragaye mu itangazamakuru uvuga uti ngewe ntabwo urupfu rungera amajanja. Abantu babibonamo ko wabaye nk'uwamaganye ko ibyo Byumvuhore yavuze bitari byo. Hari n'abavuze ko mushobora kuba mwarabaye abanzi. Nabahurije muri iki kiganiro, ubu nanjye nakoze amateka. Bena Samputu. Yego. Bishoboka. Ntabwo muri abanzi. Okay, sitibya nta nubwo bishoboka. Oya yenda sino kwangana no kureka gukura. Okay, nasubiza. Oya, banzu vuga gato Byumvuhore, hanyuma noneho twumve Samputu cyane. Oya, no, Jean Paul, icyo nzi nuko indirimbo nayikoze ntamubajije, nibyo bamubazaga. Ati indirimbo mugombe kwa mwarayikoranye. Cyangwa ni we genda uvuga ibyuzi, ntugire icyo ubeshya. Ntayo nakubwiye. Indirimbo narayitekereje, ni indirimbo nayitekereza rwose na Fredo na gafraze nkavuga nti Rwanda wadohoye ibi bintu byo kuguma kwica abahanzi. Nari mpagaze mu gikoni wanjye amarira hisagwa byahinda amarira. Indirimbo nayikompoje ndira, nkayiririmba ndira, narekeye kurira imaze kugera kuri YouTube, nibwo nahise nohereza link Jean Paul idori indirimbo maze gusohoka. Arayumva arangije ati ati ni nziza, ariko ikibazo nuko wanshyizemo trop tard. Ndiho ndayiringa c'est tout. Voilà, ni ibintu niyangaje ndavuga nti mfana iyi ndirimbo ndayikoze. Ibisigaye niba yaranyanze simbiza, ariko se buriya yabihera. Ngasubiza Jean Paul, subiza ibyo wakubaje. Jean Paul, ndibuka ko Byumvuhore akikoherereza nanjye muri inshuti zanjye mwese. Jean Paul yahise mbwira ati noneho indirimbo Byumvuhore asohoye, ati noneho sinzi uko biri buze kugenda. Icyo gihe
Jean Paul nibyo navugaga nti yakomojeho avuga ati jyewe ntabwo urupfu rungera amajanja. Jean Paul gira icyo bivugaho. Hano turi kuganira nk'abavandimwe kwizihiza umuhanzi Kizito Mihigo, ubwo turi kureba ibyabaye ingaruka nyuma y'urupfu rwa Kizito. Okay, icyambere mbaze nkubwire ibyo kuvuga ngo hari ikintu gishobora kuduteranya igihe na Byumvuhore wenda byaba ku bandi, ariko ubu ntibishoboka. Turakundana, hari ikintu gishobora kudutandukanya, kandi intambara nk'ibi tuba tubimenyereye, twaciye muri byinshi. Iyi ntabwo ari yo ntambara ya mbere duhuye nayo, ariko kiriya gihe ibintu byari bikomeye. Indirimbo akimara kuyisohora numvise nanjye ubwanjye navuze karabaye, ansubije kuriya rero. ubwo urumva ubwo nuko ibintu byabaye, intambara iri imbere yawe urayibona, icyo ukora ni ukurwana nayo, ukambara intwaro ukarwana. Iki cyari kikomoka ku cyaro. Ibyo nakoze rero nabikoze mu buryo nta kundi nagomba kubikora, kuko wa mugani ibyo nakubwiye nti kungira amajanja abantu baranterefonnye, koko barambwira bati hari ikibazo se waba ufite, kuko abantu burya bafite ukuntu bumva ibintu. Ibyo mbura akubwiye neza, akubwiye uti umuhanzi arasohora indirimbo akandika, atari abantu bose ntibabifata kimwe. Hari indirimbo ishobora kuzagira ikivuga mu myaka iri imbere. Hari umuntu uhimba indirimbo Byumvuhore ashobora guhimba indirimbo abantu ntibayumva uwo mwanya, bakazayumva igihe uko iminsi igenda. Uko abantu bitwara uwo mwanya ntabwo biba byoroshye. Rero icyo nakoze narwanye intambara zari ziriho ngo n'ibyo uvuze byo wa mugari nta no kwisobanura narabisobanuye. Barambaje ngo ese ngo mwagize ikibazo nawe nti never, naravuze ntibishoboka. Ntabwo hari abantu utatandukanya, nta nubwo bishoboka. Noneho nagomba kurwana iyo ntambara, nagomba kandi kubwira abantu ntacyo nabaye rwose, mwabyumvise nabi. Suku nguku yego yashize kandi yarababaye. Ubu ko nabyo umunyamakuru muri Mpuzani Byumvuhore yarababaye, numvise bavuga ngo ntagapfa kabaro ni ngo nawe kandi nkamwumva, kandi akabaro kana kubo. Rero hano nagiye hagati, nagiye kurwana intambara, kandi no gusobanura Byumvuhore ko ibyo yakoze nawe yababaye, yatewe n'agahinda katumye akora bibi. Kandi nkajya mu ntambara rero no gusobanura abantu humure ntacyo nabaye, kandi ntawongera amazaza. Nkajya no gusobanurira mu ntambara yindi yo kubwira nabo abakeka ko ijambo ari cyo twigeze tumutwara wowe rwose ntatumwaye. Ariko rero ubwo urumva, kandi ubwo hari ibindi uri kurwana amacuma hariya, bari abatukana ngo abanzi b'igihugu ibiki ariko byatumye dusobanura. Yewe twabonye ibyaduhaye platform yo gusobanura urukundo icyo aricyo, yo gusobanura imbabazi icyo aricyo. Yewe nabikuyemo inyungu cyane, nabimenye nyuma, nabwo bitumye mvuga. Nubwo ari ubwa mbere mvuga no mu maradiyo yose abaho ahari, ntabwo nagiraga radiyo zimwe mvuga, ariko byari ubwa mbere mvuga. Nari maze igihe ntanavuga ibintu byo kubabarira, kwiyunga. Nabonye uburyo bwo kubikora, kandi rero nk'ukuntu ushinzwe ibintu byo kwiyunga no kubabarira, nagomba kubyerekana aho ngaho. Urumva rero icyo gihe byagomba kuba byarabaye. Icyangombwa ubuse ntubona ko turi mu kiganiro hamwe, byonyine no kuba muri mu kiganiro hamwe byonyine tutanavuze bifite inyigisho bitanga. Nibyo Masabo, wowe ngira ngo biriya byose byavuye kuri ya nkomoko ya kiriya kiganiro, ndetse na biriya bikorwa byabaye mu kwezi kwa karindwi byo kwibuka Kizito. Wowe wabaye nk'umuntu ugiye ahantu ugaceceka, hari uwakwibaza niba hari ingaruka zindi zaba zarakugezaho cyangwa se umutekano wawe wari utuje. Urumva nka Byumvuhore arakubwira ati nagezaho numva ko kuko no mu ndirimbo yarishinganye Byumvuhore yaravuze ati nanjye ntawuzi, ati henderwa ejo mu gitondo ariko biri mu ndirimbo. Masabo, wowe nyuma ya biriya bikorwa n'iriya ndirimbo ya Byumvuhore n'ariya magambo, gira icyo bitubwira. Ariko Byumvuhore we naramushimye. Hari umunyamakuru wambajije, ndavuga nti buriya yumvaga yenda guturika rwose. Aravuga nyine, avuga kandi avugisha ukuri. Ariko rero nta kindi kintu. Ruriya rugambo rwahise igihe nari nabanje nta gaciro nabihaye, nk'uko nakubwiye mu kanya, nta gaciro nabihaye. Ni ukuvuga ko bitanteye ubwoba na gato, nta zindi ngaruka zigeze zimbaho. Voilà, c'est tout. Nibutse abadukurikirana ko tumwibuka nyuma y'umwaka ushize
kandi turakomeza kugenda tubagezaho ibiganiro bivuga kuri Kizito Mihigo. Reka mbasabe munyemerere twumve akaririmbo ka Kizito Mihigo, hanyuma mu mwanya tugaruke dukomeza ikiganiro cyacu ariko tugana ku musozo w'iki gitaramo cy'uyu munsi. Ubwo cya gihe cyo kwibuka kigeze banyarwanda, mundeke nanjye mvuga intimba yanshegeshe bavandimwe, maze iminsi numva bavuga ngo bafite ipfunwe n'abatangiriye nabi bakarihanika. Iryo pfunwe ryabo ryapfukiranye ishavu ryanjye, iryo pfunwe ryabo ryatsikamiye ishavu ryanjye. Atakanyira ubukozwemo, atakanyira ubukozwemo, nyira ubuteruranwe nake bakinumira. 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 Ubwo cya gihe cyo kunama kigeze banyarwanda, mwemere namwe bategetsi bihangange muceceke. Uyu mwanya ntabwo ari uw'impaka zango turwane, sinuwo gupfundikira n'ukuri turwanira urupfu. Abo ngabo barurwanira nuko bataruzi, abo ngabo barurwanira nuko bataruzi. Atakanyira ubukozwemo, atakanyira ubukozwemo, nyira ubuteruranwe nake bakinumira. 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 Ese ubundi banyarwanda mureke mbibarize munsubize, urupfu n'ibyago twabonye n'iki byatwigishije kidapfa? Aho ngaho ntiturangamira iyi mihanda, amazu n'imodoka bihenze sinakubwira. Ubumuntu niyo ntango y'ubugingo butajya bupfa, ubumuntu niryo kamba ribera intwari. Atakanyira ubukozwemo, atakanyira ubukozwemo, nyira ubuteruranwe nake bakinumira. Atakanyira ubukozwemo, nyira ubuteruranwe nake bakinumira. Atakanyira ubukozwemo, nyira ubuteruranwe nake bakinumira. Atakanyira ubukozwemo, nyira ubuteruranwe nake bakinumira.
nyuma rero y'aka karirimbo ka Mihigo Kizito tukaba twongeye kugaruka mu kiganiro cyacu, mbibutse ko ari ikiganiro kigaruka umwaka ushize Kizito Mihigo atuvanywemo. Uyu munsi rero tukaba twongera kugaruka ku bigwi n'ubutwari bwaranze Kizito Mihigo, tunareba uburyo abanyarwanda bakomeza kwera imbuto nk'izo Kizito yateye. Mu ndirimbo nyinshi zivuga ku Mana, zivuga ku rukundo rw'abantu hagati y'abantu n'Imana, niyo kubabarirana, Kizito yagiye atanga ubutumwa butandukanye. Nagira ngo tunagaruke ku kintu kijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Ari Samputu waririmbye ku bumwe n'ubwiyunge, Masabo waririmbye ku bumwe n'ubwiyunge, Byumvuhore waririmbye ku bumwe n'ubwiyunge, ndetse na Kizito yaririmbye ku bumwe n'ubwiyunge. Reka mbanze mbaze Byumvuhore, kuko nicyo kintu twese twumva ko duharanira nyuma y'ibyabaye mu 1994. Ni nabyo byadutwaye Kizito Mihigo, ni nayo mpamvu uyu munsi twicaye aha ngaha. Nagira ngo mbaze Byumvuhore, ubona uyu munsi ikibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge, waririmbye inshuro nyinshi, indirimbo nyinshi wagiye uririmba uvuga uti bamwe bahezwa mu gihugu, abandi bigira gutya, ari indirimbo nyinshi zivuga ibijyanye n'ibibazo by'abanyarwanda. Na Kizito bivugaho, namwe mwese muri iki kiganiro, hari n'abandi bari mu Rwanda cyangwa se n'abandi bari mu bice by'isi bagiye babivugaho. Byumvuhore, ubona ikibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda kugeza uyu munsi, nubwo tuvuga ko hashize umwaka Kizito atuvanywemo, ariko hashize imyaka 26, 27 ibi bibaye, urabubona gute ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda? Cyambere cyo gihe nta n'indirimbo nimwe mfite y'ubumwe n'ubwiyunge. Ubwo nibeshere? Ubwo nimwe mu byumva yuko navuze ubumwe n'ubwiyunge gihe niririmbira ibiririmbo nishakiye, nta bintu by'iyobokamana nk'ibya Kizito na Jean Paul birimo, biririmbira gusa. Nta bumwe n'ubwiyunge njya mvuga ntubishyiremo, nta ndirimbo yanjye nimwe irimo. Ariko Byumvuhore, hari yego Samputu arazifite, ntabwo ariko bifite message nziza yuzuye ku buryo niyo buririmba ngo mbibarize ko bitagombera amashuri, ko message iteye ubwo irenze n'ubumwe n'ubwiyunge. Urumva birarenze n'ubumwe n'ubwiyunge. Hari niyo aririmba avuga ngo zimwe zirarisha mu ruhongore izindi ntizirurimo. Byumvuhore, ujye utubwiza ukuri rwose, waririmbye ubumwe n'ubwiyunge. Wari wanyumva nkoresha ubumwe n'ubwiyunge? Nyine ntubivuga, ucisha kure ukavugira mu migani nka ibyo bintu baririmba nabo bakristo ba Jean Paul n'abana ba Kizito. Cyane nubwo muzi n'idini nsengeramo ntayo muzi. Ese ubundi usengera muri yaho? Iraho nyine, iraho tu. Noneho ariko wemera Imana Byumvuhore? Gusa wayihakana ukurikije ikiwo ari wowe. Umuntu agenda amenya ubwenge, ukuntu umuntu agenda amenya siyansi, uko umuntu agenda areba uko iki kirere giteye, galaxy uko iteye, uhita uvuga uti ibintu hari ikintu kibiri hejuru ya pamoye de chapelle. Okay, ubumwe n'ubwiyunge rero giye uko mbumva abanyarwanda turi muri context ituruhije, ntituzajye twibeshya. Biriya bintu byabaye mu Rwanda bizadufata imyaka, kuko usanga n'ubu abanyarwanda bahuye niyo bicaye muri salon, niyo bicaye baracyavuga ibintu byo muri 94. Nuvuga ngo ni ibintu byabageza ahantu abanyarwanda kugira ngo wongere abagabo babwire uti nimwongere mwiyunge mugire ubumwe, na babishoboye ni byiza, batabishoboye je numva ntabarenganye. Biriya bintu byatubeyeho birakomeye, bifite uburemere bunini. Cyokoze nkumva bagomba kubahana, ntibiyunge ntibakundane, ariko bubahane. Hano iki gihugu ndimo kirimo abantu bamwe bavuga ururimi rwabo n'abandi urwabo, bamwe batuye muri nord abandi batuye muri sud, bafite ibintu bibusanya byinshi ariko barubahana, ntabwo bakundana, barubahana. Amategeko akora ku buryo bubahana. Iyo bagiye gushwana bashyiramo amafaranga. Nuriye nka université yitwa Louvain-la-Neuve, la Neuve nuvuga ko université nshyashya, c'est le double ya université yitwa Louvain.
Louvain. yego universite ya Louvain irazwi cyane ku isi. Universite ya Louvain donc ni universite iri mu Afurama. Haza kuza igihe kiragera bategeka ko ku butaka bwo mu Afurama bazajya bavuga Igifurama. Ori universite yigishaga mu Gifaransa. Yego. Habaye imyigaragambyo gatoya, leta itanga amafaranga bajya kugura ikibanza handi, bakoreye indi universite bayita Louvain-la-Neuve. Ni Louvain-la-Neuve ariko zombi ni Louvain. Zombi ni se. Uvuga ngo iyo bibi wacu universite baba barayisenye ahubwo ikajya hasi. Ariko handi barubahana bagashaka lemoye ku buryo abaturage batuza. None rero kwiyunga umwe n'ubwiyunge jewe ntabwo ni notion ntajya mfatisha. Abanyarwanda babe bamwe biyunge, kubabarira yenda byo nabyemera, bababarirane umuntu arenge ibibazo yagiranye, ariko respect ubaha mugenzi wawe. Niba hari amategeko akubwira ko utagomba kumwoneshereza, wimwoneshereza. Naza kugusaba ibiryo ntubimuhe, ibyo byaba ari ubwiyunge, byaba ari urukundo. Ariko nabiteka ntujye kuzimya umuriro we cyangwa ngo umene inkono ye. Ça c'est le respect. Je numva ariho mpagaze. Naho ubumwe n'ubwiyunge ngeranyije nkeka ibyo kuri umushinga wa Kizito, ibyo yari yarakoze akiriho amaze gutabaruka, projet yari ikoze tout seul vraiment. Kuko nka misa za Kizito zabaye aho zabaye mu bihugu zagiye zibamo, bantu Kizito yabwiraga ngo biyunge barabutswe bari guhura mu misa imwe. Abasore bimukira abakecuru batajyaga bahura ubundi, biza kugera aho ngaho ukabona nuko abantu baganira. Iyo bavuze Kizito umwe arakubwira ati uriya mwana arambabaza undi atarambabaza, ugasanga bantu ubundi mbere ntacyo bajyaga bahuriraho. Ariko mwavuga ati kuva numvise Kizito yapfuye naraye ntasinziriye cyangwa se natse konje ku kazi, nundi nawe uraha naha sinzi. Hari igihe njya mbyibuka Rayon Sport iri itsinda El Hilal muri December 1993. Yego. Abanyarwanda bari babaye umwe ku buryo nabaye inspire nkora indirimbo 3. Barakoze baratsinda ku buryo wabonaga entraîneur wa Rayon Sport, entraîneur wa Kiyovu mu kibuga agenda kegera entraîneur wa Rayon Sport ariho amubwira umukinnyi yahindura cyangwa se icyo. Donc yagiye kumugira inama, ubona Kiyovu na Rayon Sport ubundi tuzi ko bameze batya, entraîneur yamwegereye bari gukora. Abafana ba Rayon Sport yenda byo sinabafana nabonyemo cyane, muri tribune nabonagamo amashyaka, mo muri pere, wo muri MDR, wo muri ndibuka umuntu witwa Kantano ariko yakenyeraga imishanana akavuza akagoma azenguruka stade yishimye. Mbona abanyarwanda vraiment bavuze ati wahera hakuri Rayon Sport. Rayon Sport icyo gihe yari yunze abanyarwanda. Yego. Uko byari bimeze icyo gihe vraiment abanyarwanda bari babaye umwe. None rero tuzajya tugira evenoma yenda zituma abanyarwanda biyunga cyangwa basobora bongera kwikebuka ngo barebe. N'urupfu rwa Kizito rwatumye abanyarwanda bikebuka, rwatumye bitekerezaho, rwatumye bibaza ibyo barimo aho byabageza. Hari n'igihe ngira nkavuga ni rupfu narwo rwagombaga kubaho. C'est très cynique ariko rwagombaga kubaho kuko Kizito mission ye yarayikoze arayirangiza, kereke swa imyaka yayirangirizaho, kuko wamubanjirije uwo tuzi yapfuye ku myaka 33, we yapfuye kuri 38 yarengejeho, uriya yafashe bonus huko. Urakoze cyane. Ariko akabazo kamwe mbere yuko njya kuri Masabo Nyangezi nabatubwira uko abona ubumwe n'ubwiyunge. Urumva byumva we aratubwira ati ntabwo genge ndirimbo ubumwe n'ubwiyunge rwose, ariko Masabo indirimbo zawe zo rwose zibukomozaho cyane. Byumva tubwire habaye amahirwe yo guhura n'umuntu waba waragize uruhare mu kuvana Kizito Mihigo mu buzima. Tuvuge ko wenda Kizito ko kwenda wiyahuye, tubivuge
uwo muntu nkurikije amarangamutima yawe tubwira uti nagiye kwandika indirimbo ndi kurira uti urupfu rwa Kizito rwankozeho, uwo muntu wamubwira icyo umuntu watumye tubura Kizito mu muryango nyarwanda? ntacyo namubwira, sindi kubona icyo namubwira kuko Kizito yiyahura atiyahura, agiye numva yarishwe no kuvuga ngo Kizito ahunga ni ikintu cyerekana ko ntabwo ari umukamikazi, ntabwo ari umuntu udakunda. Iyo umuntu ahunze ni ukuvuga ko aba ashaka kubaho. Ntabwo aba ari umwiyahuzi. Umuntu uhunga ntabwo aba ari umwiyahuzi. Umwiyahuzi ni umuntu ubona ishyamba rihiye cyangwa inzu ihiye agasasa akaryama cyangwa se agasohoka agahagarara. Kizito yari yagerageje gusova ubuzima bwe, donc ntabwo ari umukamikazi. Aramutse rero byaramubayeho akishyira mu mashuka, hasigara kumenya ngo niki cyatumye ibyo bintu abikora. Ni irihe jambo bamubwiye, bashobora kuba bamubwiye ati ejo tuzagutwika. Niki cyabaye? Niyo mpamvu bavuga ati hakorwa nkete. Abantu bari kumwe, bari bahari aho ngaho, bamukoraga nkete, bamwenterejaga, bamutortiraga certainement. Ni irihe jambo ribamubwiye ku buryo Kizito avuga ati aho kugira ngo banzirike kwibuye bante mu kivu cyangwa bongere bankorera ibyo bankoreye ubushize ngiye kwiyahura? Uko bigenda kose niyo version y'amashuka yabiriho, Kizito yaba yarishwe na leta yari imufite muri kasho. Naho jye mpagaze. Umuntu rero wamwishe cyangwa se watumye apfa, jye namubwira nti Kizito ibibazo yagiranye ni na leta, ni indirimbo imwe cyangwa nyinshi yakoze, nyamara byari byoroshye izo ndirimbo kuzireka zikabaho, yenda mukazisansura, Kizito akabaho, namwe mukazabaho. Byari byoroshye. Ari uwamwishe n'uwatanze itegeko ryo kumwisha, agenda ndumva nabwira kimwe, byari byoroshye kureka iyo ndirimbo ikabaho, namwe mukabaho. Mwese muzapfa, na Kizito yarapfuye ariko indirimbo yo ntizavaho. Bimaze iki rero? Rwanda mubyeyi wanjye reka nkwihoreze, ndetse nicyo wambyariye nicyo wandereye. None ubwo maze gukura ngatora agatege, ubwo naciye akenge reka ngukorere, nkoresha ibyiza wampaye maze nkwihoreze, nkoresha ibyiza wampaye maze nkwihoreze. Imyaka ibaye uruhererekane, duhora twibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Nyamara hariho benshi bakomeje gupfobya ayo mateka, bagatinyuka kuyajora bakayatokoza uko bishakiye. Twanze gutoberwa amateka, twanze kuba insina ngufi, twanze kuganaho tutazi, nkaho tutazi iyo tuva. Umuntu utema imizi y'igiti aba agamije kwica imbuto zacyo. Umuntu upfobya amateka aba agamije kwica ejo hazaza. Niba dufite icyerekezo cy'umunezero, niba dushaka amahoro mu rwatubyaye, jenoside niyitwe
jenoside tubuza abandi kuyishakira utubyiniriro. Jenoside yakorewe abatutsi niwo musaraba w'uru Rwanda. Bavandimwe banyarwanda, nidushyire hamwe dushyigikira ukuri gusa, twihesha agaciro amateka yacu yose, ameza n'amabi, tuyarinda abashinyaguzi bagamije gusenya urukundo rw'igihugu nyarwo, rutume tukirinda urukundo rw'igihugu nyarwo, rutume tukirinda. Kera nkiri muto ngifite ababyeyi bambwiraga ko urumuri ngo rubonesha, nanjye ubwo nkabikiriza ibyo ntawe utabizi. Ubu ngubu iyo ntekereje nsanga ntabyo narinzi. Iyo ntaza kuba mu mwijima sinari kubona urumuri. Iyo ntaza kuba mu mwijima sinari kubona urumuri. Sinsingiza umwijima, sinshima ibibi byawo, ahubwo ndawusobanura nkavuga ko ari butuma menya ibyiza by'urumuri. Sintaka umusaraba ubwawo, yewe nivugira izuka wangejejeho. Sinkunda urupfu bwarwo kuko nta cyiza rugira, ahubwo rutubera nk'umuryango, tukinjira mu buzima buhoraho. Imyaka ibaye uruhererekane, twibuka duhora twibuka jenoside yakorewe abatutsi. Nyamara hariho benshi bakomeje gupfobya ayo mateka, bagatinyuka kuyajora bakayatukuza uko bishakiye. Twanze gutoberwa amateka, twanze kuba insina ngufi, twanze kugana aho tutazi, nkaho tutazi iyo tuva. Umuntu utema imizi y'igiti aba agamije kwica imbuto zacyo. Umuntu upfobya amateka aba agamije kwica ejo hazaza. Niba dufite icyerekezo cy'umunezero, niba dushaka amahoro mu rwatubyaye, jenoside niyitwe jenoside, tubuza abandi kuyishakira utubyiniriro. Jenoside yakorewe abatutsi niwo musaraba
message ya Samputu twigeze kubiganira nawe afite message y'uburyo yitanga cyane cyane ko nawe ari umwe mu bahanzi baririmba ariko akaniyegereza cyane Imana. Masabo, wowe ubona igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge nk'umuntu waririmbye indirimbo nyinshi zitandukanye zikomoza ku byabaye mu Rwanda, ndetse wanabaye victime w'ibyabaye mu Rwanda kuko wafunzwe imyaka itari mikeya uzira kuba warashinjwaga kuba waragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, nyuma yaho uza kuza kugirwa umwe. Nagira ngo utubwire wowe urabona nyuma y'intambara Kizito yarwanye, nyuma y'ubutumwa bwinshi mwatanze, turerekeza hehe, turagana hehe, tugeze hehe? Navuga nuko ibyo ari byo byose inzira turimo niyo ntabwo dushobora kuvuga ngo turakase tugiye ahandi hantu mu kindi cyerekezo. Oya, kuko tuvugisha umutima tukareba kure tukavuga tuti abanyarwanda kwiyunga bigomba kuba ndetse bigahera cyane cyane ku bworoherane. Nibwo mpagazeho giye muri kino gihe. Ubworoherane ni ukuvuga ngo koroherana n'uwo ntuvuge ngo ugaho cyane mu ndirimbo zimwe na zimwe. Niyo nzira rero nta yindi, ndakeka nta yindi rwose. Indi yaba ari iyihe? Wambwira iyo wumva yaba ariyo? Turi mu nzira mu buhanzi bwacu, turi mu nzira yo gukangurira abantu koroherana byanashoboka. Hari abavuga ngo ntibakundane, ntibagire gukundana si ngombwa, ariko tugane mu koroherana, hanyuma amahoro nako amategeko nakurikizwa tuzabigeraho. Turi muri icyo cyerekezo, n'icyo ngicyo nta kindi. Icyo gisubizo cyanjye nicyo. Samputu Jean Paul, ukunda gutanga n'ibiganiro bitandukanye haba muri Canada huri na hano muri Amerika wakunze kuhaza mbere yuko icyorezo cya COVID kiza. Ugira ubutumwa bwihariye bwo kubwira abantu kubabarirana, ibyo turabizi tubizeranyeho. Reka nibutse n'abadukurikirana ko uri umwe mu bacitse ku icumu bagize uruhare mu kubabarira abagize uruhare mu icwa ry'umuryango wawe. Nagira ngo nawe kimwe n'abandi bahanzi bakubanjirije Masabo ndetse na Byumvuhore utubwire, urabona intambara Kizito yarwanye turayigana hehe? Turi ku musozo, tuyire hagati, ntaho turagera? Gerageza kudushushanyiriza nk'umuhanzi. Ngusubije amagambo make cyakora nunganira Byumvuhore na Masabo. Byumvuhore aravuga ati kubahana, na Masabo aravuga ati ubworoherane. Ibi byose nibyo, ariko Masabo aravuze ati gukundana si ngombwa. Ngewe ndashaka kuvuga ko ari ngombwa, ahubwo ari n'itegeko ry'Imana, kuko Imana nta n'ubwo idusaba gukundana, Imana idutegeka gukundana. Ni naryo tegeko risumba ayandi yose, kandi rero Imana niyo yaturemye, ntabwo yadutegeka ngo tuvuge ngo. Nagira ngo nkwibutse ko Masabo mu biganiro byashize yatubwiye ko watemera n'Imana, ngira ngo warabyumvise. Yego nyine yavuze, reka nanjye mvuge. Yego komeza. Yego. Kandi impamvu tutavuze n'ibyo kwemera Imana, noneho wenda ne kuvuga ko ari itegeko ry'Imana, reka noneho ngiye mvuge gusa impamvu gukundana mbivuga, wenda mbe ndetse n'ibyo uretse ko nagombye kubivuga ko n'itegeko risumba ayandi, kandi nta n'iryo tegeko Imana yaduha. Noneho reka mvuge noneho impamvu gukundana biruta ubworoherane. Ibi byose bavuze kubahana byose iyo wabirangije haba hasigaye kimwe, kuko bushobora gukora ibyo. Reka nkwereke impamvu. Ushobora kubahana ariko hakaza urwango rufite, ukanga umuntu, warangiza umukoroherana ariko ufite urwango. Ruya rwango rero uko bimeze kose runesha koroherana, rubikuraho. Urwango iyo rwabaye rwinshi rukuraho ibyo byose. Urwango rero ikintu cyonyine kirukuraho ni imbaraga z'urukundo.
n'imbaraga z'urukundo niyo mpamvu umuntu avuga ati kunda, kuko nukunda ntabwo uzahemukira uriya reka nukunda kandi ushobora no kubahana rwose, ibyo nibyo byo bikabera, ariko iyo ufite urukundo uba ufite n'ubuzima bwiza muri wowe, umutima wawe ntuba wanduye. Umuntu nazaza mushobora kuba muroroherana murubahana, ariko umuntu yaza akagukoco ugahita umujinya ugahita ugenda, kubera iki? nta za mbaraga z'urukundo ufite, ugahita wihorera, wakwihorera intambara ikabira vuba. niyo mpamvu ibi ni byiza kuko abantu hari ikintu tudahuje twese, nabyo byiza wa mugani. ariko nanone ahangaha ndababwiye rwose yewe ubwanjye imbaraga z'urukundo zidahari, iyo uzifite nibwo ubasha kubara. niba Kizito yavugaga kuriya ku rukundo cyane, nimba baranavuze ati n'abariya nk'uko abajije by'ugore je nabababari abagize uruhare mu kwica Kizito, nabababarira cyane kandi n'ubu ndabababariye. uzi impamvu? yarabisabye nyir'ubwite, ubwo yarabyisabye, aragusabye ngo ubabarire, arabyisabye. urumva rero niba ushaka guha gift nziza Kizito, niba ushaka kumugira neza, niba ushaka kumwera ko umukunzi ndamubabaye, babarira. ndabizi ko bigoye, hari bamwe bavuga ngo yango ngo ntabwo izo mbabazi ni zawo, ariko yarabisabye rwose, yarabati ntanzikanjyanye, nyamuneka mubabarire. so uduhitana bikora rero kuri wowe noneho bikorerewe. niyo mpamvu rero nicyo nabwiraga, imbaraga z'urukundo zikuraho urwango, imbaraga z'urukundo zibumbatira bya bindi byose mwavuze, izo zose valeur za respect, valeur zo koroherana, zose bijyana mu rukundo. nibyo urakoze cyane. niko ntabwo navuze ko ntemera Imana, yego, ariko navuze ko uburyo abantu bayemera ntabubona. nahimye n'indirimbo rwose kuri ntangaza ibyo ntekereza, ariko uburyo abantu bavuga ko bemera Imana ari ibitangaza n'ibiki, ntabwo mbibona rwose, simbibona. sinkunze kubibona cyane reka mpinduraho gatoya, sinkunze kubibona cyane, ariko ndibaza ngo bitunaniza iki wa mugani wa mugenzi wacu bitunaniza iki niba twemera Imana, kuki ubuzima bwacu budahinduka? kuki twangana? kuki ubuzima bwacu budahinduka? nubwo tukayishyira muri kamere yacu ikaba ari iyo ubundi se Imana se wayihakana gute? ko waba wariremye se, waba ibikorwa birivugira, ntabwo byashoboka kwihakana. Byumvore wararimbye ngo bibananiza iki? wowe waje kumenya igituma bibananira, ubwo nanjye ndishyiramo ko nibyo kandi utuma bibananira. twari kumwe muri studio shabyumva, rero urabyibuka harimo amajwi yawe se mu muntu abari bagifungurwa mu byitso narazirangije we na Ronira. yego, nguce mu ijambo, nkiva mu byitso umuntu wa mbere wanyakiriye n'ibyungore. noneho rero ndagira ngo mbwire abo bantu bashatse kuduteranya ngo bumve ko igihango dufitanye nta wagitokoza. nk'icyo kintu Rubens, ako kantu ntiwari ukazi? ntabwo nari nkazi nibyo. ngaho rero noneho byumva. yego, komeza. navugaga yuko muri bibananiza iki, avuga ko ari intunze, ko ari n'ubupagani bubitunaniza nyine mu majini. ubundi njye ndabaza, ntabwo nagombye gutanga igisubizo, ariko gihe icyo ntekereza nanjye ndi umuntu nanjye ubazwa n'iyo ndirimbo, numva ari ubupagani. naho ubundi mu Jean Paul iyo ntunze twarayikoranye, ni volume ya 3 yitwa aho hantu ni he. we na Roni baramfashije, nyuma barangije barahunga. okay, sawa barahunga. ariko rero batubwira natwe tukihungira. uza abantu babayeho, abantu bafunzwe mu byitso bahise, burya benshi babayeho kubera ko yakoze na contabilité, buri wese ahita afata akayira yigendera. abatarafunzwe aho ngaho burya nibo bapfuyemo benshi. uri gusubira inyuma, reka twivugire Kizito.
Le pardon, la preuve de l'amour. Le pardon, cette force divine qui nous rend capables, clairvoyants. Il nous rend plus libres, plus heureux. Il devient le chemin vers la paix. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre nature. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Vive, vive le pardon dans nos cœurs et dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Vive, vive, vive le pardon. Le pardon n'est pas contre la vérité. Au contraire, il l'exige même. Quand l'amour épouse la justice, c'est la paix qui naît de cette union. Et la réconciliation est possible. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre nature. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Vive, vive, vive le pardon. Vive dans nos cœurs, dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Vive, vive, vive le pardon. Le pardon, remède de Dieu pour la paix dans nos cœurs et dans nos maisons. Que la terre embrasse ce parfum qui vient de Dieu vivant, le parfum qui pacifie le monde. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre nature. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. tugana ku musozo reka mbasabe niba hari uwaba afite ubutumwa yihariye yabwira Kizito n'umuryango nyarwanda nyuma y'umwaka atuvanywemo. Mbasabe tugenda tugana ku musozo. Reka mbanze mpere kuri Delphine atubwira ubutumwa noneho nk'umuntu uhagarariye KMP, ubutumwa yagenera abamenye Kizito, abakunze Kizito, abo yaririmbiye, abababajwe n'urupfu rwe. Niba hari n'ubutumwa nawe, tuvuga ko yapfuye ariko hari n'abemera ko uyu muntu yapfuye byose hari uburyo akurikirana abakiri kuri ntabwo ndi cyane mu bintu by'amadini. Delphine anagira ngo nguhe ijambo ugire ubutumwa utanga tugana ku musozo. Urakoze cyane. Ubutumwa ntanga ni bwa bundi nye ndasubira kuri bwa bumwe n'ubwiyunge n'ubundi bwo yaharaniye akagira naho habura ubuzima. Ubwo nicyo nakongera kwibutsa abanyarwanda, abantu muri rusange. Wenda ndabikomozaho, wenda ngaruka cyabidushoboza wegendaga nge ari ukuntu Jean Paul yabivuzeho. Donc buriya ubwiyunge tuvuga bw'abanyarwanda biragoye koko bose bagiye bitambukaho, tubyo bidushobokeye twakubahana cyangwa tukoroherana, ariko Kristo nawe yatanze umuti ukomeye, nawe Jean Paul nawe arimo umurongo ukomeye, we yavuga ko
kugira tubabarane tugomba imbabazi, hagomba kuba imbabazi kugira ngo twongere nako twiyunge, hagomba kuba imbabazi. Niyo mpamvu twahisemo insanganyamatsiko y'imbabazi muri uyu mwaka. Twavuga ati Kristo yatubereye inyenyeri, donc yatumurikiye urugero rw'imbabazi. Imbabazi rero burya iyo umaze kuzigira ubasha kubabarira. Yagiye abyigisha cyane, afite ukuntu akurikiranye za ndangagaciro ze yigishaga z'amahoro, kandi yigisha n'uyu munsi kwa. Ni ukuvuga rero izo mbabazi rero iyo warangije ni inema y'Imana, naho tugaruka tukazamo n'ukwemera. Kristo niho agomba kutubera urugero, kuko byose yabishobozwaga n'ukwemera afite Imana. Donc iyo nema rero y'Imana kugira ituruka ku rukundo. Ni ukuvuga ngo iyo wabashe kugira urukundo na za mbabazi zirashoboka, donc na bwa bwenge bugashoboka. Ngiye nicyo kintu biragoye, biratunaniye, twagerageza kubana no koroherana, ariko ntibura kugira ngo icyo kintu tukigereho na Kristo atubere urugero, kuko mwagiye bivuga ko yagiye urupfu rwe rwagiye ruhuza abantu. Donc tumwigane, tugendere tugerageze kinde mu ngendo ye, tukundane. Tumara gukundana imbabazi zoroha n'ubwenge tuzabigira, ariko nubwo dufite urugendo rero ko bizakunda. Iyi niyo message nabwira abadukurikiye. Masabo Nyangezi, tugana ku musozo, gira ijambo ubwira abanyarwanda. Se hari n'indirimbo yenda waba uteganya kuzaririmba mu bihe biri imbere, kuko izo waririmbye n'uyu munsi ziracyaturyohera. Hari ijambo wabwira Kizito uyu munsi uramutse ugize amahirwe yo guhura nawe? Umwanya ni wawe. Kizito ari aho ngaho, buriya ahari niho heza, kandi natwe niho amaherezo, niho tuzamusanga. Ntabwo ubuzima bwe bwapfuye ubusa, kuko urabizi ko na kiriya gitabo yanditse ntuza yose yagiye akora, ibintu bye yabishyize ku murongo, agira amahirwe bitugeraho. Bizakomeza rero, ni ukuvuga ngo niba yaranishwe, wamwishe yagowe n'ubusa, kuko ubutumwa bwe bwagize imbaraga ahubwo noneho kurushaho. Aho turemeranya nanjye rero, niko bimeze. Ubundi rero yewe ntabwo nkunze nagize iyo nza kubona wenda amahirwe tukabonana muri bino bihe bihagije, wenda yashoboraga no gutuma ndeka kureba sosiyete uko imeze, nkabona ko harimo n'abantu bafite mbese b'indashyikirwa muri za domene zinyuranye, bashobora kutubera icyitegererezo, mbese urugero. Malheureusement sosiyete muri rusange uko nyibona, ntabwo sinizera ko yahindura isura ngo ibintu byose bibe byikore, bibe tayari. Bisaba nyine nka kuriya za sacrifice, nk'uriya musore nyine wa Kizito Mihigo twabuze. Ubwo ni uko nguko nyine, niko wagira ngo hari ni gahunda y'Imana, ariko Imana nayo simba nyisobanukiwe cyane. Wa mugani mba ngenda ndeba nkavuga nti ba Samputu baravuga ngo dukundane kandi no korohera byaratunaniye. Ubwo na za leta zacu zifite ari sauvage kuriya ireme ryo kuba leta. Ni ukuvuga ngo ariko ni hahandi umuntu akaba agira afite akantu ko kwizera ko hazabaho indunduro nziza, amaherezo nta joro ridacya. Ubwo icyo tuzageraho. Urakoze cyane. Ati nta joro ridacya, nabyo nta joro ridacya. Hari igihe rwose natekerezaga ko bashobora kuba baratubeshye, yenda
Kizito Mihigo bakaba batubwira ko yapfuye kugira ngo nyuma y'igihe runaka yenda bazamutwereke noneho barebe ukuntu abantu bareyajize. Reka mbibutse ko muri 2014 babanjije kumufata mbere yo gufungwa, mbere y'icyumweru kimwe yuko icyunamo kiba cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, abantu baramushakisha baramubura, nyuma yaho tuza kumva ko ngo yafashwe kandi hashize icyumweru. Rero akimara gupfa n'abavuga ni buriya yenda ushobora gusanga bamubitse nk'icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri bakongera bakamutugarurira. Nkomeza gutegereza ni ibintu byangoye cyane. Reka twumve Samputu noneho turangirize kuri Byumvuhore. Gira ijambo wabwira abanyarwanda, ese bibaye ko Kizito yaba kumva Samputu wamubwira iki? Wamubwira ko akazi yakoze kabyaye umusaruro, cyangwa ko gira ubutumwa umuha? Ntabwo nabikuvugira. Namubwira nti wavuze neza, waravuze ngo ubutumwa buruta wowe, kandi ubutumwa bwawe ni buriya umuntu n'ubwiyunge n'urukundo no kubabarira. Noneho kuko wavuze ko buruta wowe kandi wowe ukaba utanagihari, tukomeze ibyo wadusigiye. Rero ibyo wadusigiye tuzabifataho nk'umurage kandi tuzawusigasira. Ikindi navuga nanone, navuga nti ndumva ari ibyo ariko da, ndumva ari ibyo n'ibyo birarangiye biruta byose. Ukoze cyane. Byumvuhore tugana ku musozo w'ikiganiro, nongera no kugushimira cyane ubwitange wagize bwo kutwemera kuza muri iki kiganiro, nanongera kugusaba ko wazayitabira ibindi biganiro dutegura kuzavuga kuri Kizito mu minsi iri imbere muri iki cyumweru twahariye kuzirikana kuri nyakwigendera Kizito Mihigo. Ijambo wabwira abanyarwanda nyuma y'urupfu rwa Kizito, ese binashobotse Kizito ahari akaba kumva, wamubwira iki? Kuko ababa baragize uruhare mu rupfu rwe watubwiye icyo uko wabibabwira, noneho nawe yenda ugira ubutumwa wamuharira. Njye nabwira Kizito biterwa n'aho twahurira. Duhuriye hano i Buruseli, twakongera tukabaho nk'uko twanabanye na mbere. Duhuriye mu ijuru namukubita ku rutugu nkabwira nti wabaye akagabo. Ndumva byoroshye. Cyakoze mugezeho abandi bakiri ku isi, nabwira ni ya message yawe nsize ku isi, vraiment reconciliation ihari. Ndi kubona abantu indirimbo zawe zirakunzwe nubwo zicurangwa, abantu yenda bihishe bamwe na bamwe batinya kuzicuranga, ariko umuhamagaro wawe, job yawe ku isi warayikoze. Felicitation. Icyo nabwira abandi bantu rero, ari abantu bamukunda bo nanjye mbarimwo, ntacyo nababwira nyine ubwo bo tubyumva kimwe. Ahubwo hari abatamukunda bataramumenya n'abamwanga. Abataramumenya nabagira inama yuko bamenya Kizito. Buri wese abafite izina rye akagira n'izina ry'Ikristo. Izina ry'Ikristo ni izina ry'umutagatifu wabayeho kera, ukajya gushaka histoire ze ukamenya ngo yitwara gutya. Namubwira nti ahubwo reba Kizito noneho umutagatifu kuri hafi, iga Kizito uburyo yabayeho, gutwara yagize uburyo yaharaniye ivanjiri kugeza ku munota wa nyuma. Mufateho urugero surtout urubyiruko. Niba uri umubyeyi urera abana bawe, jya ubaganisha kuri Kizito, babwira utari ku muhungu mujye mumureba, munamwibazeho, munamutekerezeho. Abamwanga rero noneho, kuko hari abantu nanone ubona banga Kizito kandi ubona bashaka no kumwangisha abandi. Jye nababwira ni c'est une guerre perdue d'avance. C'est pas la peine yo gukomeza Kizito n'ubuzito bwe. Abangaba bagiye muri anniversaire ya Kizito cyangwa se bakoze, c'est peine perdue. Nta kintu kizabahagarika, byihorere. Imbaraga Kizito afite ziraruta izabamurwanya, tout simplement. Niko niyo nama nagira abantu barwanya Kizito, bamwanga. Deje urwo rwango rwaturutse he? Kuko uriya musore ubundi cyangiro bakivana, umuntu umwanga abivanaho ubundi. Donc ni intambara yatakaye kera, barayitsinzwe. Nibabyihorere, nibagenze make, dukomeze twivugire Kizito,
dukomeze tumunyureho twumva ivanjiri kurushaho, twumva Imana kurushaho. Voilà, nababwira nti abo ngabo nababwira nti vous êtes en retard tout simplement, muratigiye. Ndabirangije ibyo navugaga. Vous êtes en retard rwose, urakoze cyane. Byumvuhore Jean Baptiste, twaganiraga uri mu gihugu cy'Ububirigi, ndongera kugushimira cyane kubw'iki kiganiro, kandi ndongera kuguha ikaze mu bindi biganiro dutegura hamwe na KMP. Reka nongere nshimire cyane Byumvuhore kuba watwemereye kuza muri iki kiganiro, kandi nshimire n'abatumirwa bacu barimo Delphine Uwituze ahagarariye KMP. Tukaba twongera kugushimira cyane kuba waje muri iki kiganiro. Hanyuma nkongera gushimira kandi cyane umuhanzi Masabo Nyangezi, nawe ukunda kugaragara mu biganiro nk'ibi ngibi cyane cyane bikomoza kuri Kizito. Samputu we mumwumva igihe cyose. Ngushimire cyane Samputu mu gihugu cya Canada nawe kuba waje muri ibi biganiro. Mbashimire mwese mwakurikiranye ibi biganiro haba kuri radio Urumuri ndetse no ku yindi mirongo y'imbuga nkoranyambaga. Mbararikira rero kuzakomeza gukurikirana n'ibindi biganiro bivuga kuri Kizito Mihigo muri iki cyumweru, tumuzirikanaho igihe cy'umwaka urashize atuvanywemo. Mwakoze, nari Mukunzi Rubens. Mwakoze cyane. Zataramira Imana gishimira ibyo mfite, izampa n'ibisigaye, yandokoye byinshi by'icumubiri, irokora na roho yanjye. Amahoro mwese bana b'Imana, mbifurije amahoro aho muri hose, mbifurije amahoro n'ubwiyunge. Wiyunge n'Imana nyuma yo kwiyunga n'abo mubana, wibuke kandi no kwiyunga nawe ubwawe. Nyina wa Jambo wadusuye akanatuburira, tumwizeze rwose ko noneho ubutumwa twabumvise. Amahoro mwese bana b'Imana, mbifurije amahoro aho muri hose, mbifurije amahoro n'ubwiyunge. Wiyunge n'Imana nyuma yo kwiyunga n'abo mubana, wibuke kandi no kwiyunga nawe ubwawe. Amahoro mwese bana b'Imana, mbifurije amahoro aho muri hose, mbifurije amahoro n'ubwiyunge. Wiyunge n'Imana nyuma yo kwiyunga n'abo mubana, wibuke kandi no kwiyunga